ibyishimo nurarengereye urabizi nawe ukuntu wabaye ruharwa Mariya ese ninde utakuzi mu rujyamurwa w'Imagadala none Mariya ni gute wabitinyutse kugira ubutwari bwo kugera muri iteraniro yewe uranatinyuka wegera Mesiya w'Imana Mariya ahantu sawe acha Mariya wewe ni aibu tupu wejua kabisa maisha yako ulivyojinajisi sasa nashangaa ulivyowaza na kupata ujasiri kufika mahali hapa hata kumsogelea Mesiya mtakatifu Mariya haufai kabisa ayo niyo magambo Mariya yabwiwe wa munsi yaririye ku birenge bya Yesu mu by'ukuri ayo magambo yaramutoretse ariko ntiyamuca intege kuko muri we yarafite ishimwe ryinshi pe kubw'ibyo Mesiya yaraherutse kumukorera ubwo rubanda bamuzanaga imbere ya Mesiya batuyuyu tumufashe mbiri acumura kandi igicumuro cye igicumuro cye gihanisha urwo gupfa ngaho Mesiya nategeke tumutera amabuye ariko bisoza Mesiya yanditse ngo Mariya ntagapfe Mariya nabeho imbere mu mutima we Mariya ati icyababwira aho Mesiya yanguye ineza yangiriye yamenaguye umutima nicyo gituma mfite agacupa k'amavuta ngo nkamenagurire imbere ye maze mukarabye ibirenge n'ayo mavuta mutima wanjye mushime Yesu arakiza Mariya hakukatishwa tamaa na chochote maana alijua nini alichotendewa alipo yatafakari yale mapepo 7 yalivyo mtesa kila siku miaka ile yote akajiuliza moyoni isingekuwa huyu Yesu aliyemhurumia angekuwa wapi nafsi yake Maria ikajawa shukrani na sifa kwake Yesu aliyemkomboa ndani moyoni Maria akasema laiti wangelijua alikonitoa Mesiya wema alonitendea ni wa kushangaza sana ndiyo maana najapa ishara ya chupa la mafuta ili nilivunje kwa kunyenyekea mbele zake kisha nioshe miguu yake kwa ya mafuta moyo wangu msifu Yesu yumponya imbere mu mutima we Mariya ati icyababwira aho Mesiya yanguye ineza yangiriye yamenaguye umutima nicyo gituma agacupa k'amavuta ngo nkamenagurire imbere ye maze mukarabye ibirenge n'ayo mavuta mutima wanjye mushime Yesu arakiza hari imbaraga ikora ibikomeye imbaraga ituruka ku Mwami Yesu uhereye kera amateka avuga iby'iyo mbaraga itangaje niyo mbaraga iswe ijambo ry'Imana muri byose
bageze mu butayu bashonje cyane, iyo mbaraga imanura ibyo kurya, no mu rutare haba amazi aratemba, iyo nzara n'inyota biba bishize. Tuvuze gukomera kw'iyo mbaraga, nitwa gusoza ndetse bwakwira bugacya, mucyo reka tuvuge kimwe gihebuje ibindi, agakiza kaboneka kubw'iyo mbaraga. Umusaraba iyo mbaraga yaratsinze, impori z'urupfu izimena umutwe, emera wakira ko gakiza mwene data, nta kiguzi bisaba n'umutima wawe gusa. Imbaraga ikenewe na bose, abemera ndetse n'abatemera, abafite umubiri bose uko bangana bakeneye iyo mbaraga maze bakire. Ngwino yifuzwa ibintu byose, abubu turakwifuza bikomeye, iyi si y'ubu turimo iteye impungenge, tutagufite mu cyiza na byiringiro. Imbaraga ikenewe na bose, abemera ndetse n'abatemera, abafite umubiri bose uko bangana bakeneye iyo mbaraga maze bakire. Ngwino mbaraga yifuzwa ibintu byose, abubu turakwifuza bikomeye, iyi si y'ubu turimo iteye impungenge, tutagufite mu cyiza na byiringiro. Hari umunsi Uwiteka utegerejwe uri hafi, niwo munsi uzahishura byose byahishwe, imirimo yawe nanjye uko yagenze muri iyi si, ari myiza ari mibi, izashyirwa ahagaragara. N'umunsi ukomeye, n'umunsi w'imibabaro, kuri bose bazasangwa baze kwakira agakiza, kandi uzaba umunsi w'ibyishimo bitavugwa, kuri bose bazasangwa bemeye Yesu umukiza. Hazahamagarwa izina rya buri wese kugira ngo avuge imirimo ye yose. Uzasubiza iki cyangwa se nzasubiza iki imbere ya rwa rukiko rukomeye? Uwiteka Imana ari we mucamanza. Uzasubiza iki? Uzasubiza iki? Ibigitinze bene data, ibimenyetso birerekana ku iherezo rya byose riri hafi. Tekereza inzira zawe, wisuzume ugifite umwanya, ejo hazaza nabwo harahawe. Ngwino ntibigitinze bene data, ibimenyetso birerekana ku iherezo rya byose riri hafi. Tekereza inzira zawe, isuzume ugifite umwanya, ejo hazaza nabwo harahawe. Ngwino kugira ngo twisuzume, uwo munsi nugera usange twariteguye. Umukiza n'amanuka
tuzamakira twishimye kaze neza mukiza utuzaniye agakiza imisozi n'inyanja byose bizahunga imbere y'icyubahiro gikomeye uzahagarara cyangwa se uzahunga abazasangwa biteguye kumwakira abanditswe mu gitabo cy'ubugingo bazasimbuka nanjye nzaguruka ibigitinze bene data ibimenyetso birerekana iherezo rya byose riri hafi tekereza inzira zawe isuzume ugifite umwanya ejo hazaza na bwarawe ngwino ntibigitinze bene data ibimenyetso birerekana iherezo rya byose riri hafi tekereza inzira zawe isuzume ugifite umwanya ejo hazaza na bwarawe ngwino azahamagara izina rya buri wese kugira ngo avuge imirimo ye yose uzasubiza iki cyangwa se nzasubiza iki imbere ya rwa rukiko rukomeye uwiteka imana ariwe mucamanza uzasubiza iki uzasubiza iki imisozi n'inyanja byose bizahunga imbere y'icyubahiro gikomeye uzahagarara cyangwa se uzahunga abazasangwa biteguye kumwakira abanditswe mu gitabo cy'ubugingo bazasimbuka nanjye nzaguruka ibigitinze bene data ibimenyetso birerekana iherezo rya byose riri hafi tekereza inzira zawe isuzume ugifite umwanya ejo hazaza na bwarawe ngwino ntibigitinze bene data ibimenyetso birerekana iherezo rya byose riri hafi tekereza inzira zawe isuzume ugifite umwanya ejo hazaza na bwarawe ngwino musaraba wawe mwami musaraba w'igitangaza musaraba w'ubugome musaraba w'imibabaro iyo nibutse agahinda ko wagiriye i Karuvari ubabazwa kugira ngo jyewe nkunde mbabarirwe bituma nibaza ni mwami niki cyatumye unkunda bigezaho jyewe warukwiriye gupfa urabambwa ndabamburwa bityo nkagira agahinda kavanze n'ibyishimo byinshi iyo utaza ngo udukize twari gupfa buheriheri igitambo cyawe Yesu mwiza Yesu amaraso yawe mwami wanjye nzajya nshimira neza wangiriye nivuge bose bamenye iyo nkuru nziza yuko twakijijwe igitambo cyawe Yesu mwiza Yesu amaraso yawe mwami wanjye nzajya nshimira neza wangiriye bamenye iyo nkuru nziza yuko twakijijwe ayo maraso wavuye niyakiza ibyaha by'abisi inkoni n'ikamba ry'amahwa ibyo byose byari ku bwanjye
umanitswe hagati y'ibisambo ushinyagurirwa, bati wigize umukiza, ngaho ikiza udukize natwe. Ariko mwami nifuza ko wama guca bugufi nka wa wundi wasabye yizeye ati mwami uzanyibuke nugera iwawe. Numanuka ku bicu nanjye mwami nzagaragare, ndi kumwe n'abatsinzi y'isi mbi, dushima turirimba kunesha. Yesu mwiza, Yesu amaraso mwami wanjye nzajya nshimira. Jewe bamenye iyo nkuru nziza yuko twakijijwe igitambo cyawe. Yesu mwiza, Yesu amaraso mwami wanjye nzajya nshimira. Jewe bamenye iyo nkuru nziza yuko twakijijwe. Ndabizi n'igihe gito ukaza nk'umwami w'abami, uca imanza z'abatuye isi, buri umwe n'uko imirimo ye yagenze. Bazinginga imisozi ngo ibahishe ntibizashoboka, mu bikombe mu bibaya bahunga amaso y'ububanze. Ndagusabye ni mwami wanjye bashisha kuza kwakira, ndatinya nibyo nsabiye n'aba bose abafite ishyaka ryo gushaka Imana. Ntituzaruhira ubusa, oya ntibikabeho, nubwo umwanzi atwibasiye, mu mbaraga zawe tuzanesha. Yesu mwiza, Yesu wanjye amaraso mwami wanjye nzajya nshimira. Jewe bamenye iyo nkuru nziza yuko twakijijwe igitambo cyawe. Yesu mwiza, Yesu wanjye amaraso mwami wanjye nzajya nshimira. Jewe bamenye iyo nkuru nziza yuko twakijijwe igitambo cyawe. Yesu mwiza, Yesu amaraso mwami wanjye nzajya nshimira. Jewe bamenye iyo nkuru nziza yuko twakijijwe.